mwaragukomeje ngo nari ngiye kubaruka ntabwo nari ngiye kubaruka kuri icyo kintu nta nubwo nta gitekerezo cyangwa gikora kwica umuntu numvaga nyine bimaze kundambira amagambo cyose yambwiraga cyangwa se na Sylvie mbona batankunze nkabona abo mu rugo nabo baraniranye baje nko kunjugunya ahangaha nyine byanteye kwibaza byinshi ntekereza kwiyahura ariko nyine Imana ikinga ukuboko niko guhitamo mbona nyine nanjye nkagenda niruka kuri iki ariko rwose ntabwo nari gutinyuka gukora icyo kosa ibyo umbwiye ni ukuri none se isi nkubaze ikintu kimwe mu by'ukuri hano turi mu isi ariko mu ijuru hari Imana isesengura byose imenya ukuri kandi kwemeza ikiri mu mutima wawe icyo ukuri ndakubaza unsubize uyu mwana utwite koko n'uwacyusa niwe waguteye inda mbwiza ukuri nabanje kubwira ko hagati yanjye nawe hari Imana ireba byose ikamenya ukuri uko ariko cyangwa se ikabona kuri iki byo ushobora kumbeshya ariko mu ijuru ntabwo babona yuko ari ukuri yego babona kubeshya kandi igihe kizagera uyu mwana amenyekana uyu munsi dufite urujijo kuko ari mu nda yawe nyemerera umbwire ngo ni cyusa cyangwa se ntabwo ari we turi babiri n'Imana iri hagati yacu oya mama wirira pe ihangane wirira nsubiza umbwiza ukuri nari numvikanye na cyusa ko ibintu tutagomba kuzongera kubivuganaho yego n'ubundi cyusa ntuzongere kubivuganaho ahubwo jyewe noneho reka tubivuganeho bwa nyuma nanjye ndakwemerera ko tutazongera kubivuganaho sibyo ariko nibura umpa igisubizo nyakuri menye ibyo ari byo nk'uko wabivuze ntabwo nakubeshya pe kuko niyo mwana azavuka ego narumvikanye na cyose ko tugomba kugirana ibanga ngo sinzabibabwire cyangwa ngire undi muntu mbibwire ariko nawe ntabwo nakubeshya nyine ngo nkomeze kukubeshya kandi uri umuntu mukuru kandi n'ubundi amaherezo bizamenyekana nakubeshya uyu mwana n'uwa cyose gusa nyine ntabwo ashaka ko hagira umuntu n'umubimenya unambabariye basi wabigumana ukabibika kubera ko ntabwo ashaka kuba yakica ubukwe niyo mpamvu bimutera rero ndi kumva waba ubigize ibanga basi umva rero isimbi urakoze cyane kumbwiza ukuri ibintu ndabigira ibanga pe nacyusa ntabwo nta n'ikintu na kimwe navuga naho nacyusa ariko nkubwire mwana wanjye uko byagenda kose uko byagenze kose niba koko umwana ari uwacyusa njyewe ndabishinja ababyeyi bawe ese no kubera iki mama cyusa ashinza ababyeyi ba Isimbi kuba atwite iyi nda byose tugiye kuba twabirebera hano rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima ubundi nze turebera hamwe ibintu bigiye kuba byakurikira kuri iyi filimi yacu inzira y'umusaraba kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane bigiye kuba byaba ibindi tugiye guhera ku bintu byabashe kuba byaranga iyi filimi ni ibintu byiza byabashe kuba byashimisha abantu twabashe kubona ko Rugema ibye biraza kuba biherera hehe kubera ko twabonye ko Rugema adashaka kuba yamanika amaboko ngo babashe kuba yakitanga abashe kuba yasaba imbabazi iribagiza kugira ngo abashe kuba yamubabarira rero turaza no gukomeza tureba ibintu byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu inzira y'umusaraba kubera ko twamaze kubona ko ari ibintu byiza cyane aho twabonye ko hano Rugema yari arimo aganira na Isimbi ndetse
nanuza na Fabiola abamugira inama y'uburyo yakitanga kuri polisi. Ese ibintu biraza kuba byaherera hehe? Twongeye kubona Rugema arimo aganira n'uriya musaza papa Kamarade, barimo baganira ku bya wa muti wa kabiri. Rugema arimo yisobanura uburyo yawutaye mu cyaro, ba Kamarade bakabasha kuba bawusigarana, nabyo turaza kuba twabirebaho. Twongeye no kubona ko Rugema arimo agirwa inama n'abantu benshi kugira ngo abashe kuba yakitanga kuri polisi, ariko ntago arimo arabyumva. Ese we uriya mukobwa Kanyana uri kuguma yibuka ibintu byose yigeze kuba yahura nabyo, kubera ko ari kwibuka buri kintu cyose Sylvie nawe bigeze kuba cyabahuza, kubera ko Sylvie yabashe kuba yakegukana uriya musore Rurangirwa hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Byose nabyo turaza kuba twabirebera hamwe hano, byose turaza kuba twasobanukirwa kuri iyi episode igiye kuba yakurikira. Ariko twamaze kuba twabona ko iyi ariyo channel yonyine itanga amakuru muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ariyo ibasha kuba yabaha amakuru kugira ngo mubashe kuba mwamenya ibigiye kuba byakurikira. Twamaze kubona ko hari abantu benshi babashe kuba batwiyitirira, mugeraho mugasanga bavuze ibintu, mwajya muri filime Inzira y'Umusaraba mugasanga bababeshye. Rero iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yaguha amakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba. Rero tanga ibitekerezo hano, nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho bigamije kureba ibigiye kuba byakurikira hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ariko dutangira twibukiranya tukaza kuba dusoza tubabwira ibintu biraza kuba byakurikira muri episode igiye kuba yaza. Rero hano Rugema yari arimo aganira na Fabiola ndetse na n'uriya mukobwa Isimbi, barimo baganira uburyo Rugema yabona umuti wa kabiri kugira ngo abashe kuba yawangiza iribagiza ntazabashe kuba yawunywa. Ariko Isimbi yahise abaza papa we ati ni wowe waba warishe ababyeyi ba iribagiza? Rero Rugema ntabwo yigeze amusubiza, ahubwo yamubwiye ati ugomba kuba wafatanya natwe, kubera ko twabonye ko Fabiola ndetse n'uyu Rugema bafatanyije, ariko Fabiola afite ubwoba bwinshi cyane ko Rugema bazabasha kuba bamuvumbura. Niyo mpamvu yaganiraga n'uyu Rugema, Fabiola abasha kuba yabwira Rugema ati abashe kuba yakitanga kuri polisi. Na Isimbi arimo amugira inama, uyu mukobwa we Isimbi umukobwa wa Rugema yari arimo amugira inama y'uburyo yagenda akitanga kuri polisi nimba yaragize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi ba iribagiza. Ariko Rugema ntago yigeze amwumva, ahubwo yabashe kuba yamubwira ko ahantu atagomba kuba yagira ikintu avuga, ahubwo agomba kuba yafatanya nabo, adafatanya nabo akabyihorera. Rero Isimbi yagumye agira inama Rugema, ariko Rugema yabashe kuba atamwumva, kubera ko Rugema yamaze kuba yakumva ko agomba kuba yatwara iyi mitungo ya iribagiza. Ese Isimbi araza kuba yabigenza ate kugira ngo Rugema abashe kuba yakumva? Jya muri comment rero utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, ubundi musobanurire buri kimwe kigiye kuba cyaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, ikintu kigiye kuba cyakurikira n'ibigiye kuba byarangiyemo byose hano tubasha kuba twabikugezaho. Ese Fabiola we aragumya kuba yafatanya na Rugema cyangwa arabagumya abwire Rugema ukuri, amubwire ajye kwitanga kubera ko ari we wishe ababyeyi ba iribagiza? Rero Fabiola yafatanyije n'umuntu yaramuhishiriye, nibwo bwoba aba afite yabashe kuba yakorana na Rugema ibyaha byinshi cyane, aramuhishira. Niyo mpamvu mubona ahora afite ubwoba, ariko agira Rugema inama yo kuba yakitanga kuri polisi yabonye ibintu bikomeye. Rero Rugema ntabwo yabashe kuba yakumva inama Fabiola ndetse n'uyu nguyu Isimbi bari barimo bamugira, kubera ko adashaka kuba yakitanga kuri polisi. Ese ibintu biraza kuba byaherera hehe? Nyemba rero tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota, jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yaryoha cyane, abantu benshi batangiye kuba bayikunda cyane. Uraza kuba wabonamo ibintu utaruzi, uraza kuba watungurwa kubera ko iyi filimi igiye kuba yaryoha cyane kurushaho. Ese Rugema aremera kuba yagenda akitanga mu butabera, cyangwa Isimbi we biraza kuba byagenda
bizagenda gute, byose turaje tubirebere hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero twabonye ko noneho hano ho ibintu byari bitangiye kuba byaryoha kubera ko Rugema papa Kamarade yari arimo amubaza uburyo yabonye nimba yarabashe ko yabona uriya muti. Ese umuti wa kabiri Rugema yabashe ko yawubona? Twarabibonye muri episode yarangiye, hari agacupa ba Kamarade bamwatse igihe bari bamwohereje ko yajya kuzana umuti wa kabiri. Rero ako gacupa niko kari karimo umuti wa kabiri Iribagiza yari kuzanywa. Rero hano papa Kamarade yari arimo amubaza ako gacupa Rugema nimba yaragiye kuba yakazana umuti akabasha kuba yawuherana. Rero Rugema byamunaniye kuba yakisobanura, byabanje kuba byamucanga, abura ahantu abihera, bimutera isoni cyane kubera ko agiye kuzana umuti wa kabiri kugira ngo babashe kuba wangiza Iribagiza ntazawunywe. Ese aba bantu ibintu barimo barapanga ni ibiki? Papa Kamarade ndetse na Rugema, jya muri comment ubashe ko watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota kubera ko tubonye ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane. Rero Papa Kamarade yahise abwira Rugema ati iyo umuti yubona utari buwuzane ukawangiza. Ese Papa Kamarade ibintu ashaka kuba yadukorera ni ibiki? Hano muri ino filimi yacu yari itangiye kuba yaryoha kubera ko yari igeze ahantu heza. Ese Rugema we ibyo biraza kuba byagerera hehe? Kubera ko bari kumugira inama yo kwitanga kuri polisi kugira ngo abashe kuba yagenda bakamubwira akajya kuba yavuga ibyaha yakoze, akabasha kuba yafungwa, Iribagiza akabasha kuba yabona ubutabera bwe. Ariko uyu musaza nawe twari twizeye ko yaje hano mwa runo rugo agiye kuba yafasha Iribagiza kuba yabona umuti wa kabiri. Twari tuzi ko ari byo byamuzanye, ariko abashe kuba yadutenguha, abagiye kuba yagambana na Rugema. Ese uyu musaza araza kuba yagarukira Kamarade na Yemere kugira ngo bongere bumvikane azahe umuti wa kabiri Iribagiza, kubera ko twabonye ko umuti wa kabiri Kamarade na Yemere aribo bawufite, ariko ntago barabasha kuba basobanukirwa ko ari umuti. Rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane, bigiye kuba byaba ibindi. Rero nimba hari igitekerezo ufite kuri uno musaza, jya muri comment ubashe kuba wakitubwira. Ariko Rugema we hari ibintu atarimo ariyumvisha kubera ko twabonye ko Rugema agiye ko yakohereza abantu kuba yajya gushaka umuti wa kabiri. Ese Rugema biraza kuba byamuhira? Ese ba Kamarade azabakuraho uriya muti Rugema ashaka ko yakangiza umuti? Rero jya muri comment utangemo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo iyi filimi ahantu ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Ibintu bigiye kuba byaryoha kuri episode igiye kuba yakurikira. Rero niyo mpamvu mubwira ati ibintu nimba ubona ari uburyohe bigiye kuba byaba uburyohe, jya muri comment uvuge ati ibintu bigiye kuba byaryoha cyane, kubera ko Rugema nabasha kuba yagera kwa Kamarade azasubira yate mwabare abasore ko yari afite, noneho atazi n'ahantu bawubitse. Se araza kuba yajyanayo nande? Byose turaza kuba twabibonera hano kuri ino channel. Rero nimba ugeze hano bwa mbere, tanga subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba ibitekerezo wabishizemo ushyireho like kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu kuri uyu munota babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba bagera kuri uyu munota tukiri kumwe, kubera ko filimi Inzira y'Umusaraba ibintu igiye kuba yatuzanira ni ibintu byiza cyane. Isimbi twabonye ko yabashije kuba yahinduka umuntu mwiza cyane, ugiye gutangira kuba yafatanya na Iribagiza, kubera ko ubonye ko adashaka ko yafatanya na Rugema wishe ababyeyi ba Iribagiza, ahubwo yari arimo amubwira ati bitange kuri polisi babashe kuba bahanwa bagabanyirizwe ibihano. Rero Isimbi urukumva ko ari umuntu mwiza, yabashe ko yaba umwana mwiza, kubera ko tumaze kubona ko noneho inda nyirayo tumaze kuba twamaze kuba twabona ko inda ari iya Cyusa. Se Cyusa we kuki ashaka ko iyi nda iguma ari ibanga? Ese ibintu biraza kuba byagenda gute? Byose turaza kuba tubirebera hano kuri ino. Rero mama Cyusa yagumye abaza neza Isimbi umuntu waba warabashe ko yamutera inda, abasha ko yamusobanura ko ari Cyusa, ahubwo yamubuje kuba yagira umuntu abibwira kugira ngo atazabasha kuba yakangiza ubukwe bwa Iribagiza. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Isimbi nawe atangiye kuba yaba umuntu mwiza cyane, kubera ko agiye kuba yahishira Cyusa kugira ngo azabashe kuba yakora ubukwe na Iribagiza. Isimbi yamaze kuba yasobanukirwa ko ubuzima n'ubundi
n'ubundi ari bwiza ubuzima yagiye ko yabamo igihe yari yaragiye bari bazi ko yagiye kuba yakiyahura ariko yabashe kuba yagaruka ari muzima atwite umwana noneho mubashe kuba mwabona ko uyu mukobwa Isimbi yabashe kuba yahinduka undi muntu atakiri wa muntu wa mbere kubera ko twabonye ko Rugema ndetse na Fabiera bamubwiye kuba bafatanya mu buryo bashobora kuba bashaka umuti wa kabiri iribagiza azamwa kugira ngo bawangize Isimbi agatangira kuba yababwira akababwiriza ukuri akababwira ko Rugema ndetse na Fabiera babasha kuba bakitanga kuri polisi kugira ngo babashe kuba bahanwa uri kumva ko rero filimi yacu ibirimo amasomo akomeye cyane abasha kuba yafasha abantu haba hatambutsemo ibintu byiza cyane bibasha kuba byashimisha abantu rero nimba ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba wabashe kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi byabashe kuba byayiranga ariko ndaje musobanure buri kimwe cyose utigeze usobanukirwa rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza Isimbi yakomeje abwira Rugema ko nimba ari we muntu wagize mu ruhare mu rupfu rw'ababyeyi ba Iribagiza agomba kuba yakitanga ese Kamarade na Emile baraza kuba bazana uyu muti Iribagiza abashe kuba yawunywa kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka byose turaza kuba twabirebera hamwe ariko se Isimbi we ibintu bikomeje biraza kuba byagenda ute kubera ko iyi ndacyusa yamuteye azabihisha kugeza ryari kuki atangiye kuba yamena amabanga amwe namwe byose turaje tubirebe se Kanyana we ko twabonye ko arimo agenda yibuka buri kintu cyose yigeze mu buzima bwose yigeze kuba yacanamo na nuriya mukobwa Sylvie ndetse na koci ibintu byose bagiye banyuranamo ari kugenda abyibuka se no kubera iki arimo aragenda yibuka ibi bintu nuko koci nuza uriya mukobwa Sylvie yamutwaye umukunzi yamutwaye uriya musore Rurangirwa Kanyana niwe washakaga kuba yakundana nawe ariko twebwe twabonye ko Rurangirwa yakoze ibintu byiza yavuze ko azahitamo hari abakobwa babiri azahitamo umwe rero yabashe ko yahitamo Sylvie uri kumva ko rero umusaza wa Iribagiza yakoze igikorwa cyiza cyane cyo kuba yahitamo Sylvie kubera ko atahisemo Kanyana rero Kanyana nicyo mubona cyagumye kimutera agahinda kenshi abantu batari babashe kuba basobanukirwa agahinda muri kubona na Kanyana mujye muri comment mubashe kuba mwabivuga kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi kandi twabonye ko uriya musaza Papa Kamarade nawe afite imipango itari myiza yo kuba twabonye ko yari arimo aganira na Rugema ashaka ko yamubwira ko umuti bari guha Iribagiza yari kugomba kuba yawangiza mbere y'uko Kamarade na Emile bawufata uri kumva ko uriya musaza Papa Kamarade yari afite ubwoba bwinshi cyane bwo kugira ngo abashe kuba yagira umuti wa kabiri kuba Kamarade na Emile bawufashe byabashe kuba byamubangamira kandi twabonye ko uriya musaza ashaka kuba yasubira kwa Kamarade kubera ko nibamara kuba batanga uriya muti ashaka kuba yajya kubasaba imbabazi kugira ngo afatanye na Iribagiza kuba bamuvura kubera ko tumaze kubona ko kwa Rugema hagiye kuba hamaze kuba hamurambira ashaka kuba yahava yicuza ikintu cyatumye afatanya na Rugema mu kugambanira Iribagiza rero ni ibintu byiza cyane bibasha kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba ariko nimba ubashe kuba wagera hano kuri no munota tukiri kumwe nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe mubwire n'ibindi bintu utigeze usobanukirwa nimba hari ibyo wigeze kuba wabona kubera ko aba bantu nibatabasha kuba batanga umuti wa kabiri ibintu bizamera gute abantu rero bifuza ko Iribagiza yabona umuti wa kabiri mujye muri comment kugira ngo mutangemo ibitekerezo byanyu ubundi ibintu bikomeze kuba byamera neza cyane kubera ko tubashije kuba iyi filimi izamo amasomo menshi abasha kuba yafasha abantu kandi nawe harimo isomo ryabasha kuba ryagufasha ukabasha kuba wakuramo ubumenyi runaka bukabagiza kugira akamaro mu gihe runaka hariho n'ibintu amasomo aba yatangiwemo ucamo mu buzima busanzwe nimba nawe hari isomo wabashe kuba wafatiramo hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba jya muri comment ubashe kuba waritubwira kubera ko hari amasomo menshi agiye kuba yatangira kuba yafatwa nkaho hano twabonye ko Rugema ndetse na Isimbi yari arimo amubwira ibintu bya kera kubera ko Isimbi mbere niwe muntu wangaga Iribagiza Rugema rero yabashe kuba yamubwira ati ugomba kuba wafatanya natwe kugira ngo tubashe kuba
twakira twafata umuti wa kabiri kugira ngo tuzawuzane tuwangize. Rero Isimbi yahise abwira Rugema ndetse na Fabiola ko babasha kuba bakitanga kuri polisi kugira ngo nimba aribo bagize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi ba IRIBAGIZA kugira ngo babashe kuba babafunga. Rero uri kumva ko uyu mukobwa Isimbi yahindutse, yabashije kuba yahinduka undi muntu, ntabwo akigendera mu nzira za kera, ntabwo agifatanyije n'ababyeyi be Rugema ndetse na Nyirantambara na Fabiola. Rero se Isimbi bye biraza kuba byamugendera tese mama Cyusa we kubera iki agumye kuvuga ati iyi nda Isimbi atwite ni y'ababyeyi ba IRIBAGIZA nibo bayigizemo uruhare, se n'ukubera iki? nuko ababyeyi ba IRIBAGIZA ba Isimbi aribo bavuze ati ugomba kuba wagenda ukiyitirira IRIBAGIZA, akaba ari wowe witwa IRIBAGIZA, ukabasha kuba wavuga ko ari wowe IRIBAGIZA bahita bamwita Isimbi. Nicyo gihe baguranye, Isimbi yakundaga uriya musore Cyusa kugira ngo bazabashe kuba babana. Iyi nda yayimuteye rero Cyusa bamusindishije cyane, atakibasha kuba yamenya umuntu bari kumwe uwo ari we, babashe kuba bamufata ku ngufu kubera ko babonye ko ari umudiyasipora yari afite amafaranga menshi cyane kugira ngo azabone uko abyarana n'uyu mukobwa Isimbi. Rero nicyo cyatumye mama Cyusa avuga ati iyi nda nubwo uyitwite yagizwemo uruhare n'ababyeyi bawe, ese Isimbi araza kuba yabyifata mute? Byose hano kuri ino channel. Nimba wahageze tanga ibitekerezo byawe aho hasi muri komenti, nimba ubashe kuba wasobanukirwa ibintu bimaze kuba byaba hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byakurikira. Episode iraza noneho yo iraza ibintu bimeze neza cyane. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba ubona hari ikintu kitagenda neza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, jya muri komenti ubashe kuba wakitubwira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaryoha, ibintu bikomeze kuba byaba ibindi